Muraho neza bwoko bw'Imana. Kristo umwami wacu Yesu ashimwe cyane ko atugabiye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge twisabira Imana kugira ngo ikomeze kuba mu ruhande rwacu muri uyu mwanya. Imana itugire neza. Turagushimiye Kristo mwami, turagushimiye Imana ishobora byose. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, tugiye kungukiramo, tugiye kuboneramo byinshi. Icyubahiro ni icyawe. Ndakwinginze ngo tweze utuboneze, wabarire buri umwe wese mu izina rya Yesu. Nyagora ku ngo mubane natwe, udukomeze gukora Imana nziza, uduhe umugisha, dukomeze kugubwa neza no kubona ibyiza mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turaza gusanga mu bitabo bibiri byakozwe n'intumwa ndetse n'urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Iri jambo rifite intego ivuga ngo umwuka wera niwe muyobozi dukeneye mu bihe byose. Dusome byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Haranditse ati: icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugire neza. Dusome mu bice bibiri byakozwe n'intumwa, ibice bibiri, duhere ku murongo wa 2. Nuko muriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka bahaye kuzivuga. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Hanyuma rero Kristo umwami wacu abwira intumwa ze, ababwira ati muzahabwa imbaraga umwuka nagira gute nabamanukira, kandi muzaba abagabo kugira gute bo kumpamya. Yari ababwiye ikintu gikomeye, ababwira yuko umwuka wera igihe azabamanukira bazahita babona izindi mbaraga. Bisobanuye yuko umwuka atanga iki? Imbaraga. Iyo umwuka w'Imana ugeze ku muntu abona izindi mbaraga nshyashya atari afite. Bivuze ngo iyo ufite umwuka w'Imana hari ibintu ushobora, tuvuge nko kwihanganira, utakihanganira igihe udafite umwuka wera. Hari ibintu ushobora gucamo iyo ufite umwuka wera utabasha gucamo udafite umwuka wera. Umwuka wera rero aragufasha muri ibyo byose, ukabona izo mbaraga ndetse ugatambuka muri ibyo bikomeye ndetse n'ibyoroheje. Iyo umuntu afite agahinda, umwuka wera wonyine niwe ushobora kukamumara. Buriya ugeze mu bikomeye n'ubu ufite umwuka wera ntabwo wapfa kubisohokamo, ariko kuko umwuka wera umufite wamuhawe, nawe ufite za mbaraga Kristo yavuze ko nitubona umwuka wera tuzahabwa imbaraga ndetse tukamuhamya i Samariya, i Yudaya, i Yerusalemu kugera ku mpera z'isi yose. Rero izo mbaraga yari arimo ababwira ni imbaraga z'umwuka. Kugira rero izo mbaraga ni uko umwuka wera agomba kuba yagize gute? Yakugezeho. Rero umwami wacu akiri mu isi nibwo yabwiraga abigishwa be yuko azagenda, kuvuga bati ntabwo ugomba kugenda, akavuga ngomba kugenda kugira ngo soze ibyanditswe, isezerano ry'ibyanditswe, hanyuma muzahabwa iki? Umufasha ari we mwuka wera. Rero uwo mwuka wera duhabwa nk'umufasha ni n'umuyobozi. Umwuka wera ni umuyobozi. Umwuka wera rero iyo ugeze muri ibyo niwe ukubwira icyo gukora. Tuvuge ubona ugeze nko mu gihe cy'inzara gikomeye cyane, nta wundi wagutambutsa muri icyo gihe, nta wundi wagufasha kugendera muri icyo gihe ukiranuka keretse umwuka wera. Bivuze ngo umwuka wera turamukeneye mu bihe byose. Igihe cyose dukeneye umwuka wera kugira ngo atuyobore, kugira ngo atwigishe, atubere umwigisha, kugira ngo atubere umuyobozi, atubwire igikwiriye tugomba kugira gute, tugomba gukora.
iyo uhuye n'abasambanyi nta mwuka baba bafite, nta mwuka wera baba bafite. Rero nawe ubaye utamufite byatuma nawe uhinduka iki? Umusambanyi. Ariko umwuka wera yakuburira akakubwira ati gusambana ntabwo ari byiza, nta nubwo bigukwiriye, bikarangira udakoze iki? Icyaha cy'ubusambanyi. Uhuye n'abakwigisha kwiba bakakubwira batereka ibingibi tubiyobye, icyo gihe bo ntabwo umwuka wera baba bawufite. Ariko nawe ubaye udafite umwuka wera baguhindura. Ndetse hari umuririmbyi waririmbye aravuga ati ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwuka wera zagira gute? Zaduhindura. Tudafite umwami Yesu zagira gute? Zaduhindura. Ariko iyo ufite umwuka wera abasha kukwigisha, abasha kukuyobora, akakubwira ati ibi ntabwo bikwiriye umuntu ufite umwuka wera. Akakubwira ati uwamenye Kristo ntabwo ibi bimukwiriye, bikarangira ibyo bibigize gute? Utabikoze. Imana itugirire neza kandi Imana ituyobore. Umuntu rero ufite umwuka wera hari ibintu adakora kubera yuko uwo mwuka wera agize gute? Amuyobora. Ntabwo wakifatanya n'abakora ibibi. Buriya umuntu ufite umwuka wera hari ukuntu amuyobora. Murabona muri iyi minsi turimo hari ikintu cyitwa ubuyobe giteye ubwoba. Abantu benshi bariyambika uruhu rw'intama imbere ari amasega aryana, bakaza bakigira abavuga butumwa, bakigira abapasiteri, babwiriza ijambo ry'Imana, babwira abantu ngo nibihane, ariko nyamara bafite izindi mbaraga bakorana nazo, bakorana n'imyuka mibi. Ariko bakaza bakayobya abantu, ukabona abantu byarangiye babakurikiye ariko batazi aho bari kubajyana. Ariko umuntu ufite umwuka wera ntabwo icyo gihe yayobywa n'izo nyigisho z'ibinyoma, ahubwo umwuka wera yavugana nawe akamumenyesha yuko ibyo bidakwiriye, ahubwo akamwereka inzira igize gute? Ikwiriye. Niyo mpamvu mbabwira yuko umwuka wera ari ingenzi, umwuka wera ari umuyobozi mu bihe byose twacamo, mu bihe byose twageramo. Dukeneye umwuka wera kugira ngo agire gute? Atuyobore. Hanyuma rero Kristo asoza isezerano yasezeranyije abigishwa be ngo umunsi wa Pentekote usohoye, barimo basenga, bari mu mwanya umwe, umwuka wera ngarabamanukira ameze nk'umuriri uhuha cyane, nk'umuyaga urimo uhuha. Hanyuma ngo haboneka indimi zisa n'umuriro zirigabanya, buri wese agira gute? Ahabwa ururimi rwe. Batangira kuvuga izindi ndimi nshya nk'uko umwuka agize gute? Yabahaye kuzivuga. Ni ikigaragaza yuko umwuka wera Kristo yavuze yawuhaye abantu, yamaze kuwuduha. Ahubwo igisigaye ni ukumwakira, ni ugukora ibituma umwuka wera agira gute? Aza kuri twebwe, kugira ngo atubere umuyobozi, kugira ngo atwifashirize muri ibyo bihe byose, atubashishe gutambuka mu byo tunyuramo, atubashishe guca mu bubabare, atubashishe gusesengura no kumenya. Hari impano z'umwuka wera zitandukanye. Hari impano y'ubuhanuzi. Abantu benshi barimo bitwikira bakigira ngo ni abahanuzi b'Imana, kandi bakorana n'imyuka mibi bakayobya abantu. Ariko hari impano umwuka atanga y'ubuhanuzi, impano yo kwerekwa, impano yo gusobanura imyuka, ugasobanukirwa umwuka uwo ari wo, ukamenya yuko ari abadayimoni bari mu muntu atari umwuka w'Imana umurimo. Niyo ni impano umwuka wera guhereza, ukamenya yuko urimo kuvuga atari umwuka w'Imana urimo kuvuga. Icyo nicyo tunakeneye muri bino bihe, kugira ngo tubashe kumenya ni hehe dukwiriye kuba duhagaze, kugira duhagarara aho Imana idushaka, kugira dukora iby'Imana igira gute? Idushakaho. Kugira ngo tumenye ngo ese ibyo ndi gukora Imana nibyo yifuza, nibyo Imana ishakaho. Uzumva ku mbuga nkoranyambaga ngo abapasiteri runaka ngo batukanye, ngo ibyo ntabwo bikwiriye ab'Imana yatoranije. Ibyo ntabwo bikwiriye abantu bayobora umukumbi w'Imana. Uzasanga ni ukurikirana neza abo bantu atari umwuka wera ubayoboye,
ariko ugasanga bayobeje n'abantu benshi. Rero nicyo gituma dukwiriye kuba maso, dukwiriye gusaba Imana ikaduha umwuka wera, buri wese akagira umwuka wera, umwuka wera akamubera umuyobozi, umwuka wera akamufasha gutambuka mu bihe byose yacamo. Nuca mu bihe by'amakuba, umwuka wera azabana nawe. Nuca mu bihe bikomeye, umwuka wera azabana nawe, azagendana nawe, azakwigisha, akubwira ngo ibi ntabwo bikwiriye, ca ahangaha, iyi nzira yireke. Umwuka wera ntabwo azatuma wubaka urugo ruzasenyuka ejo, ntabwo byakunda. Azakuyobora, kwigishe, akwereka urugo ukwiriye kubaka urwo ari rwo. Ntabwo umwuka wera azemera yuko ucudika uba inshuti n'abakuyobya n'abakurimbura, oya. Ahubwo umwuka wera azakurwanira ishyaka, akuyobora, akubwire ngo hariya vayo, zira ntabwo ari inshuti, jya ahangaha, aha niho h'ingenzi. Imana itugire neza kandi Imana idusanga. Umugabo wayobowe n'umwuka wera hari uko agenda. Hari abapfapfa umwuka wera amutandukanya nabo, ukamubwira uti aba ngaba ntabwo bakiri inshuti zawe. Nk'uko Kristo yavuze ngo umwuka wera natumanukira tuzagira imbaraga. Izo mbaraga rero tuzihabwa kubw'umwuka wera. Umugabo wazihawe, wahawe izo mbaraga kubw'umwuka wera, hari ibyo atakora, hari ibyo atavuga, hari amagambo atamuva mu kanwa, hari ibitutsi atabasha kuvuga, hari amagambo y'urukozasoni atavuga. Umusore ufite izo mbaraga umwuka wera atanga, hari ibintu atakora. Amenya yuko umubiri we ari urusengero rw'umwuka wera, hari ibyo atakora kubera yuko abizi neza yuko umubiri we ari urusengero rw'umwuka wera, ari inzu umwuka wera abamo. Rero uwo nguwo aba yaratoranijwe. Hari ibyo nawe ubwe atavuga, hari ibyo atakora, hari agatsiko utamusangamo. Abarimo kuganira iby'ubusambanyi rwose byabanejeje, usanga barimo abakebura, ababwira ati ibyo ntabwo ari byo, nyamara usanga arimo yigisha abandi, ababwira ati bene data, ibi ni byo dukwiriye gukora. Ntabwo usanga arimo abayobya. Yego, uwo nuwo ufite za mbaraga z'umwuka wera, ari nacyo buri wese akwiriye guhirimbanira igihe n'iki, kugira ngo agire imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo umwuka wera amumanukire, ahabwe ziriya mbaraga Kristo yavuze. Nk'uko intumwa ngo zari zirimo zisenga, hanyuma umwuka akabamanukira, bakabona imbaraga z'umwuka wera, bakagenda bavuga imbaraga z'umwuka wera, bagatangira guhamya Kristo, bakamamaza inkuru nziza y'umwami, isi yose ikayimenya, twese ikatugeraho. Ntabwo rero umuntu ufite izo mbaraga z'umwuka wera, ntabwo ari biriya byose mubona. Uzabona avuga bati twebwe rwose dutanga ibintu ibi n'ibi kugira ngo ubucuruzi bugende, ducuruza imiswara, mushyira muri butike, ubucuruzi bukagenda, tuvura abantu, muzana abantu, dusengera abantu, turakiza. Ariko ni ryari Kristo yemere wowe uri Kristo ku buryo uvuga ngo ukiza abantu? Imbaraga zikiza n'iz'Imana itanga. Ntabwo umuntu usengera umuntu agakira bivuze yuko ari we umukijije, ku buryo ugenda hari ukavuga uti ejo nzajya aha n'aha, nzaba ndi hariya, muzaza n'abantu mbakize. Ukabona baraje, abantu atangiye kubakubita hasi, ngo imyuka mibi ngo barimo. Mukwiriye gusenga mukamenya imbaraga mukurikiye izo arizo, nimba ari iz'Imana cyangwa se ari imyuka mibi murimo gukurikira. Ubwoko bw'Imana uzasanga abantu benshi bashyizeho amasengero, yasengeraga mu itorero, aravuga ati hariya ntabwo ndi kubona amafaranga kubw'indambi, reka ngiraho urusengero, noneho akakoresha amayeri. Kristo yaravuze ngo Satani, ingabo za Satani zirihinduranya. Satani niwe utabasha kwihinduranya kugira ngo ayobye abantu. Nimba ingabo ze ubwazo zihinduranya, abadayimoni bakihinduranya, Satani niwe utakihinduranya ngo ayobye abantu.
rero dukeneye umwuka wera kugira ngo adufashe kumenya neza ni ibiki duhagaze. Uzasanga hari abasenga ku mbuga nkoranyambaga. Hari uwo ejo mu minsi yashize nigize kumva arasenga tumaho abantu basenga rwose, ukumva baravuga Kristo umwami n'umukiza, ariko nibukeye kabiri afite burya imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abadayimoni zamukoreshaga. Rero kugira ngo uzabimenye nuko ugomba kuba ufite umwuka wera. Ibyo bintu rero usanga abantu baragiye mu by'amadini, utamenya ukuntu ameze, utamenya iyo aturuka. Abantu bashonje bagahita bashyiraho amadini, ukabona amaze gukira ajya gushaka imbaraga utamenya iyo zikura. Bafite imisozi bajya gukuraho imbaraga, bafite ababaha imbaraga, ariko Kristo kari utanga imbaraga. Shaka umwuka wera, haranira yuko umwuka wera akubamo, akumanukira, uhabwe izo mbaraga, nawe ubashe kumenya abo bantu. Ubu ni umwuka wera urimo kubakoresha. Dukeneye bene data umwuka wera, dukeneye imbaraga duhabwa kubw'umwuka wera kugira ngo tubashe kubaho dutsinze, kugira ngo tubashe kubaho dushimisha Imana, kugira ngo tubashe kubaho turi mu murongo Imana idushakaho, atari uwo abazimu barimo kutuyobyamo. Rero abo bantu basa bitwikiye uruhu rw'intama, natwe tukayoba tukabakurikira, ntabwo bikwiriye. Senga mwene data nshuti yanjye, senga Imana, wiherere usenge, ubwire Imana utishaka umwuka wera wo kumishurira aho ndi naho ndimo kwerekeza, utazasanga urimo kuyobya. Rero twite ku bihe turimo, tumenye ko ari ibihe bigoye. Abantu benshi bashaka indamu, abantu benshi bashaka icyo bita, navuga ko ari nk'amaramuko, indambi yisha abantu kugeza ubwo bashaka kwiyitirira ibintu by'Imana kugira ngo babashe kurya. Rero dukeneye umwuka wera kugira ngo atubashishe, kugira ngo aduhe kunesha, kugira ngo aduhe kumenya ni ibiki twakurikiye, ni ibiki turimo. Umwuka wera niwe wo kubafasha. Abantu bari abarokore bazima, ugasanga ahisayo baragiye ngo hariya ngo barama inshingano, hariya barama amafaranga. Bene data, ndagira ngo mbinginge ngo muhagarikiraho, usenge, usabe umwuka wera guhishurire, aguhishurire umenye ngo ngiye hehe. Aba bantu bari kwiyambika uruhu rw'intama, ntuyobywe nabo, umenye ko uri mu murongo Kristo agushaka kubw'umwuka wera. Usaba umwuka wera akumanukire, haleluya, akumanukire, akumenyeshe. Buriya umwuka wera yaje atangira kutumenyesha amakuru, atumenyesha amakuru. Iyo umwuka yaje uko asanze umeze ntabwo asigara uko umeze. Iyo umwuka yaje abasha gusandaguza, yamara gusandaguza akazana iby'ingenzi, ibitari iby'ingenzi akajugunya. Iyo umwuka yaje akubera umuyobozi, akakuyobora, akakwigisha, akubera umwigisha, akakubwira ngo ibi birakwiriye, ibi ntabwo bikwiriye. Iyo umwuka yaje akubera umuneshi, atuma unesha, akubera umuneshi, ukanesha ibyakwirukagaho, intambara n'amakuba ukazinesha. Iyo umwuka umufite atuma utekereza iby'ingenzi, ntabwo yatuma ugira gute ujya mu bibi. Iyo umwuka ari kumwe nawe arakubashisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Umubyeyi ufite umwuka wera hari uko agenda, hari uko atekereza. Ntabwo atekereza gusenya urugo, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu nkwinginga ngo niba uri umugabo, saba umwuka wera agere mu rugo rwawe. Niba uri umugore, saba umwuka wera agere mu rugo rwawe, kugira ngo mwese muhabwe izo mbaraga umwuka wera atanga. Nagira uyobywa n'ibi bihe, nagira uyobywa n'ibyo ahura nabyo. Oya, wubake urugo rwawe urwubakiye ku mwuka wera, ubyara abana ariko bayoborwe n'iki? N'umwuka wera. Imana itugire neza kandi Imana idusanga. Umwuka wera niwe
wo kutwifashiriza mu bihe byose tunyuramo. Umwuka wera niwe wo kutuneshereza, umwuka wera niwe wo kutuyobora rwose, kuko ari umuyobozi, ari ikimenyetso twahawe na Kristo umwami wacu, kugira ngo tubashe kwizezwa neza yuko tuzagera mu ijuru. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Umwuka wera twamuhawe kugira ngo atumenyeshe iby'iki gihe n'iby'igihe kizaza. Arakubwira yuko ufite ahandi hantu uzajya, hari ahandi hantu, hari iyindi ntumbero ufite y'ahantu uzajya. Umwuka wera rero niwe ibyo ngibyo ubasha kujya gute kubikumvisha. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Dusome mu Befeso, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 ku murongo wa 30 haranditse ati, kandi nimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Nimuteze agahinda umwuka wera. Imana itugire neza, twahawe umwuka wera n'ikimenyetso. Nitumuteze agahinda, twemere atuyobore mu bihe ducamo, atuyobore. Uri mu kazi, wemere umwuka wera akuyobore, uhabwe izo mbaraga z'umwuka wera, ubashe kuba nawe umutsinzi, ubashe gutsinda kubera umwuka wera. Ibyo uhura nabyo, ibikomeye n'ibyoroheje, ntabwo wabitsinda udafite umwuka wera. Ariko nugira umwuka wera, ibyo byose bizarangira kandi bizashoboka. Imana iri mu ruhande rwacu, n'intsinzi rero ubwo iri mu biganza byacu. Imana ishimwe kubera ko dufite iki? Umwuka wera twahawe n'umwami wacu. Yaduhaye umwuka wera ngo atuyobore. Ntabwo twayobywa gutyo, ntabwo twapfa gutyo, ntabwo dukwiriye gupfa turimbutse, ntabwo dukwiriye gupfa tugiye mu bibi, ntabwo dukwiriye gupfa tuyobejwe n'abiyita abakristo, n'abiyita ab'Imana kandi ari Satani bakorera, ari imyuka mibi bakorera. Ntabwo dukwiriye gupfa gutyo, ahubwo dukwiriye kunesha, tukaba abatsinzi, tugahabwa ijuru, tukarigamirwa n'Imana yacu yari twemereye. Rero niduteze agahinda umwuka wera twahawe nk'ikimenyetso. Buriya iyo uyobye ukigira mu bibi, uba uteye agahinda umwuka wera. Ntabwo uzi ngo igihe uzajyanwa n'iki ngiki. Oya, Pawulo yabwiye Abefeso aravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ariko duhabwa imbaraga na Kristo umwami. We utugira gute? Uduha imbaraga. Niwe wenyine uduha imbaraga. Niwe uduha imbaraga rwose, niwe udushoboza. Dushobozwa nawe kuko ari uduha imbaraga. Rero dukwiye gukomera, dukwiye kubona imbaraga, byange bikunde dusenge, twinginga Imana iduha umwuka wera, hanyuma tubashe kujya gute kuba abatsinzi, dukomere. Ibi bintu byose mubona turimo turwana nabyo muri iyi minsi ng'ikoranabuhanga, ngo riri gutuma hasakara ibintu bibi, ukumva ng'abantu ngo bari gushwana ku mbuga nkoranyambaga, bari gutukana. Ibi ngibi ntabwo wabinesha udafite umwuka wera. Tudafite umwami Yesu, natwe ingabo za Satani uzagira gute? Zaduhindura. Ariko dusenge twisabira Imana kugira ngo Imana igire gute? Itugire neza. Reka dusenge twisabira Imana imbabazi n'imbaraga, tuyisabe kugira ngo idushoboze tubone n'umwuka wera muri bino bihe bigoye. Abana benshi ntibagishaka kumva, ariko ndagira ngo nkubwire mubyeyi, waba uri umupasiteri, waba uri iki, waba uri iki, uriwe wese uri umukristo, bwira umwana wawe ukuri. Azabyanga ariko ukuri yagize gute? Yakubwiwe. Azigire nabi ariko ukuri yamaze kukubwirwa. Azagenda ariko ukuri ageze gute? Akuzi. Toza inzira umwana akivuka, azarinda asaza atagize gute? Atayivuyemo. Nayivamo ukuri azaba akuza, amaraso ntabwo azaba ari kuri wowe. Ubwira abakristo, babwire basenge, ubigishe gusa. Ntabwo nta kindi kintu wabakorera. Babwire bamenye ukuri. Azagenda ariko yaramenye ukuri, yarabwiwe ukuri, amaraso ye ntakubarweho. Nawe wabwiwe ntiwumve, va mu byo urimo, ubwire umwuka wera aguha imbaraga, atanga, ubashe gutsinda. Usome ijambo, ugume mu ijambo, kuko Kristo aravuze
Imana ishimwe ngo ni umuzabibu w'ukuri, kandi Imana data niyo nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ritera imbuto arikuraho, aryanganyaho amahage yaryo. Ni twebwe rero mashami, iyo utarimo wera imbuto ukurwaho, kandi imbuto z'umwuka wera twese turazizi. Pawulo yazibwiye Abagalatiya, ababwira ati mu bice byaho 5, ababwira imbuto z'umwuka wera izo arizo: urukundo, Imana ishimwe, kwishima, ibyishimo, ni urukundo, kugira neza, kugwa neza. Imana ishimwe, Imana kandi turengere. Hari imbuto z'umwuka wera ngibimeze gutyo, nta mategeko agira gute abihanira. Ariko ababwira n'imirimo ya kamere, ababwira yuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka nawe ararikira ibyo kamere yanga. Rero aho kugira ngo uyoborwe na kamere no kuyoborwa n'umwuka wera, uhitamo iki? Ni uguhitamo kuyoborwa n'umwuka wera, kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro, kugira ngo uzageraho Kristo akwifuza, kugira ngo ubone imbaraga Imana iguha. Ni uko wemera kuyoborwa n'umwuka wera, uwo mwuka akaguha iki? Imbaraga. Kuko umwami wacu yarabivuze, aravuga ati muzabona imbaraga umwuka nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya. Nta bundi buryo wabonamo imbaraga keretse wamanukiwe n'umwuka wera. Niyo mpamvu ukwiye gusenga aho waba uri hose, ugasaba umwuka kugira ngo akumanukire, maze ubashe kubona iki? Imbaraga. Ntabwo rero watsinda ibigeragezo, ntiwatsinda intambara, ntiwatsinda amakuba udafite umwuka wera. Reka dusenge twisabire Imana kugira ngo itwihere iki? Umwuka wera. Ntabwo tuba tuvuze byinshi kubera n'igihe, ariko Imana ishimwe ko iri kumwe natwe, iradufasha kugenda twumva cyane, tukumva neza ibyo Imana idushakaho. Turagushimiye Uwiteka Mana nziza, turagushimiye murengezi w'ubugingo. Ababyeyi, abana, abasore, inkumi, buri wese ari imbere yawe kugira ngo abashe kubona umwuka wera. Ndagusabye ngo uduhishurire, udukore ku maso, udukore ku matwi, twumve, tubashe kumenya iby'iyi minsi, iby'iki gihe, ibiduhiga n'ibitwiruka, tubimenye, kugira ngo tumenye aho tugana, ahariho n'icyo tugamije, n'icyo dushaka. Mwami Imana, buri wese umuhe kumenya umwuka wera wo kumuyobora, kandi abone imbaraga umwuka wera atanga. Dushyigikire ubane natwe, tuganzirize. Uri Imana uravuga bikaba bitegetse, birakomera. Ni mu izina rya Yesu mbigusabye, amen.